nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Haleluya, nanone haleluya. Umwami Yesu nashimwe. Reka dusome ijambo riri mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abitesalonike, igice cya 5. Turasoma umurongo umwe wiyongera ku bice badusomeye na Zaburi twahimbarishije Imana. Abatari bahageze, twahimbarishije Imana Zaburi 136 irimo ijambo rikuru rivuga ngo kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nanone amen. Iri jambo Paulo yandikiye abitesalonike mu gice cya 5 umurongo wa 23 yarababwiye ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Nkuko nabibabwiye, dukorera umurimo w'Imana muri paruwase ya Bumbogo. Archidikoni yabisobanuye neza igituma tugurana, kugira ngo tumenye, hanyuma ninza Kacyiru ne kuzaba ntahazi. Archidikoni nazi Bumbogo ye kuzatungurwa, ninjya Rutunga ne kuzatungurwa, azaba ari ahantu nsanzwe nzi n'abaho tuziranye. Ngira ngo rero Kacyiru yo turaziranye abenshi, keretse abashya, ariko abenshi turaziranye kuko nigeze kuhamara umwaka. Si umwaka buriya Doroseri? Amatorero shingiro yanyu yose keretse yavutse nyuma nayateraniyemo. Ubwo rero ntabwo ndi mushya, ariko Imana ishimwe kubw'umurimo wayo uko ikomeje kugenda iwuteza intambwe. Uyu munsi ndi mu mwuka wo kuvuga ntuje, ariko ni volume niza kwiyongera, nabyo mu byihanganire, byombi bimbamo. Hari igihe mvuga ntuje, hari igihe mvuga navuga cyane, ariko byombi ibiraba ni ukubera umwuka w'Imana. Amen. Ndi mu bantu bemera yuko ntacyo nakwishoboza atari Kristo, keretse babandi bifitiye imbaraga zabo zibahagije. Ariko maze kumenya ko ndi umunyantege nke, namenye yuko ntacyo nakora atari Kristo. Ndashaka rero tuganire ku magambo y'Imana badusomeye mu bice byombi, ariko cyane cyane nagira ngo utekereze kuri iri jambo ngo turi ibisonga. Kandi ubwo turi ibisonga ntago ari kubw'imbaraga zacu, ahubwo twagizwe ibisonga by'umwami, kuko imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Haleluya. Twumvise amagambo badusomeye mu Itangiriro igice cya 2, bahereye ku murongo wa 4. Ku murongo wa 7 haratubwira neza ukuntu twari abanyantege nke, aho Imana ngo yarebye umuntu ikamurema, imaze kumurema mu mukungugu wo hasi. Nta shusho cyangwa nta sura, nta kindi uwo muntu yashoboraga kumara, ngo nuko Uwiteka Imana ihumekera umwuka mu mazuru y'uwo muntu waremwe, umuntu abona guhinduka ubugingo buzima. Haleluya. Ako kantu kantera kwicisha bugufi kuruta ibindi byose,
kubera yuko namaze kumenya yuko ibyo mbikijwe bingira uwo ndi we ntabwo ari ibyanjye, ntabwo nabyihaye, ahubwo kubw'imbabazi z'Imana umwuka w'Imana yampaye, uko ijambo ryatubwiye, niwo watumye mpinduka ubugingo buzima. Mbasha kuvuga, mbasha kugenda, mbasha gukora, mbasha kukumenya, nawe ubasha kumenya, nuko turi mu mwuka w'Imana. Haleluya! Kandi ibyo twabikijwe n'Imana guhera mu itangira, uwo murage twahawe, icyo kibitsanyo dufite, Imana ikomerezaho yongeraho n'iyindi migisha. Ifata wa muntu imujyana mu ngobyi ya Edeni, imaze kumushyiramo aho yari yamaze kurema ibiti by'ubwoko bwose binejeje, maze ngiramubwira ngo uyirinde kandi uyihingire. Imana yongeraho ubundi butunzi, yongeraho ibindi bibitsanyo, yongeraho izindi nshingano, kuko yarabaye igisonga, kuko imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Amen. Pawulo avuga neza muri iki gice dusomye cy'Abatesalonike, aravuga ngo bene data, Imana y'amahoro ibeze rwose, kubera ko atari Imana ntabwo waboneka imbere yayo. Yesu wenyine niwe ubasha kuza, wamara kumwambara ukaba wagaragara imbere y'Imana, naho ubundi atari Kristo hagaragara ibibi, ntabwo wahahinguka. Nuko arangije aravuga ngo rero umwuka wanyu, mwebwe ubwanyu, umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'imibiri yanyu birarindwe. Pawulo yabivuze yeruye ko ari ikibitsanyo dufite, umwuka duhumeka Imana yaduhaye, ubugingo buzima twahawe nuko umwuka w'Imana utugezemo, n'imibiri yacu yaremwe n'Imana. Aho Pawulo yabwiraga Abaroma n'Abakorinto hose yabivuzeho, aravuga ngo mumenye yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uba muri mwebwe. Umwuka w'Imana utuye muri iyi mibiri, nawo si uwacu, n'umubiri si uwacu, dusigarana iki? Aho Pawulo yahise avuga ngo noneho maze kubimenya ntabwo ari njyewe uriho burya, ahubwo ni Kristo uriho muri jyewe. Haleluya! Ntabwo ari jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye, kuko jyewe ntacyo mfite. Ari umubiri si uwanjye, ari umwuka si uwanjye, ari ubugingo si ibyanjye, nta wundi uriho, ni Kristo uriho muri jyewe. Ntabwo nakwirata. Avuga ijambo rikomeye rityo kugira ngo dusobanukirwe ukuri kwabo turibo. Imana iratangaje, kubera ko ukuntu iduha biteye ubwoba. Kera, ntago ndi mukuru nimvuga kera, ntimurebe n'imvi n'ibyansagariye, ntago ndi mukuru, ariko nshobora kuba ndi na mukuru, wenda ari ukwiha morali. Ariko kera hanjye numvaga nshaka ko igihe nzaba ndi umuntu w'igihagararo kirekire, numvaga nzaba muremure bikomeye, ariko nkumva umumaro bizangirira ari uko abantu bose bagomba kujya munsi y'ubutware bwanjye. Ni ukuvuga nkaba igihangange, ntawe ugomba kunsumbya imbaraga. Hari umuntu wadusekeje aravuga ngo Imana ireba ibizaguruka kare ikabica amababa,
kugira ngo bitazakora ibara. Urumva iyo nza kuba muremure ntago mwari kunkira. Yesu abigenza atyo. Nge nashakaga kuba muremure cyane. Nanakundaga kubirebera ahantu naziritse akarere ku nsina, nkajya njya kwipimaho kugira ngo ndebe byibura, kuko nari ngize imyaka 9 baranze ko njya ku ishuri. Nari umwana umwe w'umuhungu mu bakobwa 9, kandi nabwo kavutse bwa nyuma, mu banyuma ku nshuro ya 8. Bari barihebye n'ukuri. Ariko papa yandeba, yareba n'abanyeshuri nk'ibihumbi bingahe bari gusohoka, akavuga ati akabaga kandagira ntikataha. Noneho nanjye nkagira icyifuzo cy'ukuntu nzakura byibura nanjye nkajya kwiga. Ariko uko biri kose papa yari umubwiriza, yari afite n'ishuri ryo kwigisha gusoma no kwandika kera mu nsengero byabagaho. Nanjye yaranjyanaga nkiga gusoma no kwandika. Nari mbizi, nari nzi no gusoma Bibiliya, nari nzi byose. Nagiye gutangira mu wa mbere ku myaka 9 irengaho, nari nzi gusoma byose. Noneho aho naziritse akarere najya kureba, ahubwo nkasanga mba mugufi, nkasanga aho nakazirikiye kuko ntago nkihagera, ahubwo ubwo mpita numva yuko aho gukura njya hejuru nkura njya hasi. Ntago nabashaga kubyumva yuko insina yo ikura kandi ikura kundusha. Numvaga yuko ahubwo ngewe nkura njya hasi. Cyokora byaramfashije kuko nahise mbyakira, ndavuga noke nta kibazo, ubwo nzakura gutyo. Cyakora murabona ko hanyuma naje gukura mu butambike, ubwo rero nta kibazo gihari. Bagabanije iby'ubutambike bakabishyira hariya, harabo nasumba, sibyo se? Haleluya. Uko niko Imana ngewe yampaye, kandi nsigaye mbona ko ubwo buntu bwayo bumpagije kugira ngo nsohoze inshingano z'uko ngomba kubaho hamwe n'Imana yanjye. Haleluya. Hari n'abandi bantu nabonye ari barebare, hari uwo twitaga Bisumbirati. Noneho yagiraga ikibazo kuko inzu zo mu cyaro ari ntoya, ntabwo yabashaga kwicara mu nzu kuko kwinjiramo byari ibibazo. Rero akenshi yagumaga hanze, akibera hanze nyine. Urumva nawe yari afite ikibazo kimuvuna, noneho ugasanga n'ibitugu bimeze gutya byarahengamye, nuko ikibazo nacyo kikavuka. Ariko nawe ubwo asobanukiwe umugambi w'Imana, yaza kumenya yuko icyo kiritsanya afite agomba kugitwara neza, akakirinda kikaba icy'umumaro mu gihe cyacyo. Haleluya. Hanyuma hari n'ukuntu umuntu aba yumva yaba inzobe. Nashatse umudamu mwiza w'inzobe, nanjye ngenda mba inzobe. Cyara ntago ari uko nguko nasaga. Yesu agenda bigenza neza, bigenda biza, ngenda mba inzobe ndacya. Ariko ubwo kera ntago mwari kuba mumbona. Yesu Kristo uko aduha, aguha ibihwanye n'umuhamagaro wawe, akubitsa ibingana n'uko agukeneye. Ntabwo ashobora kugusumbirizaho keretse igihe yaba abona ari ngombwa, kandi icyo gihe iyo agusumbirijeho anakubwira uko uzabigenza. Haleluya. Tujya kubyara twumvaga tuzabyara byanze bikunze nk'uko abandi bose babyara. Ariko ukwezi kurashira, 2 arashira, 3 arashira, tangira kumera nkaho icyizere kitakaye. Ariko aho naho nize yuko umugambi w'Imana n'umuntu uzaza ntushobora kumutebutsa, kabone naho waba ufite imbaraga zirya izindi. Igihe cy'Imana kigeze,
ihita iduha umwana w'umuhungu. Nge numvaga twabanza umukobwa, madamu akumva twabanza umuhungu. Ako ni agakino k'abagiye kubyara bwa mbere. Abakurikiyeho ntabyo twavuze, twabonye baza tugahita tubita amazina tukabyakira, ariko twaragakinnye ako ka mbere. Aho naho tuza gusanga ni ibindi Imana itwongereye, kuko hari ibyagombaga guhinduka. Bya bindi abantu bigira byo guhana umwanya wose, hajeho undi muntu, umwanya wagabanywaga n'abantu babiri tukawugabana gatatu, ugasanga hariho ugomba gukomproninga cyane. Ngewe ko hari ibyo nsigaye nikorera kandi barabinkoreraga. Ni management y'umugisha Imana itanze, ariko rimwe na rimwe iyo utarebye neza usigara wibaza se noneho ko igihe cyanjye bakigabanije. Hari undi bagabanyirizaho, baba babiri baba batatu, mugenda mubigabana uko biri kose. Bene data muzabibona, ubwo keya zigahita zigabanywa kabiri, ubundi bakazigabanya gatatu, ubundi kane, nuko nguko. Ariko ukagenda ubyakira, kuko Imana iri kuzana ubundi butunzi, kuko yibona uri igisonga cyiza igenda ikongerera. Haleluya! Uko urushaho kuba igisonga cyiza igenda ikongerera, ikazana n'ibindi, ikongeraho n'amafaranga yo murayafite menshi murabizi, ikongeraho n'imyenda mukajya guhitamo ibyo muzambara. Kandi kera hari abataragiraga uburyo bwo guhitamo, akabazi ngo umwenda nzindukana ni wa wundi, si byo se? Ariko mwe ntago mubizi, muri abanyamugi. Hirya iriya aho twavukiye, ngewe kavukire yanjye ni Kundiza, ntibigire uwo bikomeretsa niba utakunda ntacyo bitwaye. Ahahoze ari Gitarama kera. Hanyuma aho ngaho ugira umwenda uzindukana, ukagira n'uwo gukorana. Ntago aba ari myinshi cyane, keretse ubu iterambere ryaje wenda umuntu akagira irenze umwe. Ariko aho ngaho twaraharenze, umuntu ageraho avuga ati okay, nzambara wa wundi w'ubururu, ubu noneho wa wundi nawe nawambaye ku cyumweru, ubu nzambara ubundi. Cyane cyane abadamu, nigeze kubona ubushakashatsi butoya, nsanga abadamu imyenda yabo ntago igisaza. Gusaza k'umwenda w'abadamu, abagabo mupfuka amatwi mbwira abadamu, gusaza k'umwenda w'abadamu nuko aba yabonye wabaye rusange. Siko biri abadamu, siko biri? Iyo umwenda wabaye rusange, umudamu ntago wengera kwambara kenshi, kandi nanjye ndabishyigikira, kuko abadamu bacu bagomba guhorana udushya, agahora asumba abandi bose. Ubwo nanjye ngenda ndeba nkareba, nabona bimaze kuba rusange tukazamura, ko Imana yatanze umugisha. Haleluya! Ibyo byose ni ibintu Imana igenda itwongera, bikaba ibibitsanyo tugomba kurinda kubw'imbabazi zayo. Amen. Ntago tubihabwa nuko turi abanyembaraga, ntago tubihabwa nuko tusenga kurusha abandi, ntago tubihabwa nuko dukiranuka kurusha abandi. Tubihabwa nuko twamenye Yesu Kristo akatubera umwami n'umukiza, hanyuma twamuharira ubugingo bwacu n'imibereho yacu, akajya abigenza uko ashaka. Haleluya! Akajya abigenza uko ashaka, atari uko twe dushaka. Tukabeshwaho n'ubuntu bwa Kristo, akaba ari budushoboza kuba ibisonga by'ubwami bw'Imana bishimwa. Uriya mutunzi yafashe igisonga akiragiza ibintu bye byose, uko twasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Amaze kumuragiza ibyo byose ndetse aranigendera, ariko igihe kigeze abantu bakajya bajya kumuteranya cyangwa bakavuga iby'ukuri, bakamurega, bakavuga ati ariko uriya muntu ntabwo agitunganya ibintu neza, hari ukuntu agenda yaya ibyo wamubikije. Arangije aramubwira ati rero murikira, kugira ngo ntagendera ku marangamutima n'amabwire y'abantu, murikira ibyo nakuragije. Arangije kubimumurikira, nyine asanga ntabwo ariko yagombaga kubigenza, aramuca.
ariko ngo yigira inama y'ibindi yakoze. Nashaka kuvuga ngo igisonga cyiza kimenya shebuja, kimenya imbabazi za nyir'ibintu, kimenya neza kugendana na nyirabyo, icyo gisonga kirongererwa, ntabwo kijya kinyagwa, kuko imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Aya magambo Dawidi yavuze muri iyi zaburi ni amagambo akomeye avuga imbabazi z'Imana, ariko imbabazi z'Imana zikora ibintu byinshi bitandukanye, cyane cyane iyo Imana ireba umumaro uri muri wowe. Imana yagiranye isezerano n'abantu bayo, ndetse bituma ikubita abanyegiputa, ikubita abami bari baturanye nabo, ababimye amayira, abashakaga kubazitira ngo babarwanye bashaka ko bajya mu gihugu cy'isezerano. Abo ngabo Imana ibigizayo. Hari ukuntu iyo uhagaze neza, uri umuntu urinze iby'Imana neza, Imana ijya yigizayo ibyari bije kukubangamira, ikigizayo ibihiga isezerano ryawe ryayo muri wowe, maze ikagutambutsa kugira ngo izagushyitse mu byo yagusezeraniye. Imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Aho niho twabonye ku murongo wa 22 Zaburi 136 ngo yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi. Haleluya. Ubwo twari ducishijwe bugufi, turi abatamenyekana, niko Paulo yavuze, nyamara turi ibirangirire, tumeze nk'abapfa ariko turiho tunabeshaho benshi. Kandi ubwo twari ducishijwe bugufi, tudafite pfo na ruguru, Imana iyibuka isezerano yigizayo, igira ibyo yigizayo. Haleluya. Igira ibyo yigizayo kugira ngo ikwicaze mu isezerano yagusezeraniye, kuko uri igisonga kirinda neza iby'ubwami. Imana yacu mu ruhande rwayo ntacyo twayishinja. Imana yaduhaye abantu batuba hafi, harimo inshuti, harimo ababyeyi, harimo abavandimwe, harimo n'abana tubyara n'abandi turera, harimo n'abaturanyi, harimo n'abo dukorana mu mirimo itandukanye. Aho hose Imana idutegereza kuba ibisonga birinda neza ibyo twabikijwe. Iyo umuntu aje kugutura iruhande, ujye ubyitondera, unabaza Imana cyane, yibaza uti uyu muntu uje aha hantu wa Mana aje guturana nanjye, umuzanye ngo amare iki? Kuko hari ibintu bibiri. Imana itumye umenyana n'uwo muntu, cyangwa n'undi mukorana, cyangwa n'uwo mugendana, cyangwa n'uwo muvukana, Imana yamuzanye aho kubw'impamvu ebyiri. Afite ibyawe kugira ngo bikuze hafi, cyangwa se nawe ufite ibye ugomba kumuha hanyuma akagenda. Nuko ngewe mbitekereza, ariko nawe ufite ukundi wabyumva. Nabonye ahantu hose, reka ntange urugero kuri Archidikoni wacu. Siyigeze kuyobora hano Kacyiru, ariko Imana iza gusanga igihe kigeze kugira ngo atware ibintu bya Kimironko byari bimurimo, ibintu yari abikijwe agomba gushyira Kimironko, Imana imujyanayo. Ibyo gutindayo cyangwa kudatindayo nta Imana biyibwiye. Hari ibyaho yagombaga kujyanayo, ariko hari n'ibyari bibitse Kimironko mu bantu ba Kimironko, aba hafi n'abakure, abo yahahuriye nabo, nawe byari bimutegereje kandi bye. Ariko kandi igihe kigeze arongera agarura ibyanyu Kacyiru. Ubwo rero mujye mubyigana, mujya kwakira ibyanyu kwa Archidikoni.
ariko munabyigane mujyana ibye kugira ngo ejo bundi ajye n'Ikibagabaga, ajye n'Ikinyinya, ajye n'Ibumbogo kwakira ibyaho. N'urwo rugendo umuntu wese Imana igushyize iruhande ujye ubaza Imana ngo ni ukubera iki, ibyo mfite ni ibihe, ibyanjye afite binsobanurire, kugira ngo tumenye uko tubana kandi turinde neza ibyo twabikijwe. Nanone Imana ibikora kugira ngo irebe uburyo dukora umurimo wacu w'ubusonga. Uzi guturana n'umuntu uburara, ukagira n'amahirwe yo kubimenya ko aburara, kandi wowe burya ni amahirwe Imana ibiciye inzira ngo gerageza ujyane ibiryo by'abandi hariya. Hari umuntu waje guturana nawe uburara, gira vuba. Si uko biri yemwe? Ntabwo turi abacu gusa ngo twigarukireho, ahubwo turi ab'Imana kugira ngo idukoreshe ugushaka kwayo. Nicyo cyatumye iri jambo riza ngo turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza, iyo yiteguriye kera muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya! Uwo ni umurimo w'ubusonga, ni umurimo wo kurinda iby'Imana yatubikije, waba mugufi, waba muremure, waba inzobe cyangwa wirabura, waba utuye kure cyangwa utuye hafi biterwa n'uko uhita, waba ufite ubutunzi bw'ikirenga cyangwa bukiri hasi, waba uri n'umukene cyangwa uri n'umukire, aho hose Imana yagushyize mu gihe cyawe urasabwa kurinda neza ibyo wabikijwe, kugira ngo wowe ubwawe umwuka Imana yagushyizemo n'ubugingo bwayo ari we twebwe tuyivuga, n'umubiri cyangwa imibiri yacu bitabaho umugayo. Ntabwo bigomba kubaho umugayo kugeza ku munsi wo gucungurwa kwa Kristo. Amen. Reka nsoreze ku kantu kamwe. Ahantu dutuye ni ahantu nyine hari icyaro mu nkengero z'umujyi. Hari igihe umanuka, wenda imodoka wari wayogeje neza, uvuga uti nanjye ntaza guseba. Wamanuka wagera kuri kaburimbo wayireba, ukavuga uti wampa ahandi ho gutura. Ukaba watinya kuyizana mu mujyi kugira ngo bataguseka bitewe n'ukuntu iri gusa. Rero ukagira umutwaro wo guca mu Kinamba kugira ngo bongere bayigire nziza, wenda wirirwe mu mujyi ibintu bisa neza ntawe gucishamo akajisho. N'abatega moto nuko nabonye babigenza, ashyiraho igikote, yarangiza inyuma yagera kuri kaburimbo akagikuraho akagikubita mu ibaga, ukagira ngo ni umusirimu utuye hafi aho, kandi aho ngaho iwacu hariya hejuru. Naratekereje nti Mana, icyampa iri shyaka tugira ryo guseruka dusa neza mu bandi, tukarigira ku mibiri yacu no ku bugingo bwacu no ku mwuka waduhaye. Nk'uko Paulo yavuze ngo birarindwe ntibizabeho umugayo bene data. Jya winginga Kristo ngo icyampa uyu mwuka wanjye, uyu mubiri wanjye, uyu bugingo wampaye mu bandi ntibibeho umugayo, bikarindwa neza kugeza ku munsi wo gucungurwa kwanjye, kugeza ku munsi Kristo azerekanwa. Ntihazagira umugayo umbonekaho. Mu bamama ntihazagira umugayo umbonekaho. Mu bapasitoro ntihazagira umugayo umbonekaho. Mu bapapa ntihazagira umugayo umbonekaho. Mu bana n'urubyiruko, abasaza n'abakecuru ntihazagira umugayo umbonekaho. Iki kibitsanyo ntikizagira umugayo bene data. Nagira ngo nsoreze aho dusenga Imana.
nta kindi cyadushoboza kurinda neza ibibitsanyo twahawe, baba abana twahawe, by'ubwabo ubutunzi twahawe, yaba twebwe uko turi umubiri n'ubugingo n'umwuka wacu. Ibyo byose ntabwo twabasha kubirindisha imbaraga zacu, nta nizo dufite, keretse umwuka w'Imana niwe watubera amaso akadushoboza. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo kandi ikibitsanyo wahawe ukirindisha umwuka wera utubamo. Kristo niwe udushoboza gusa nawe, kandi iyo dufite icyifuzo cyo gusa nawe tukabiharanira, tuba ibisonga byiza, kuko nawe ashyiraho ake akadushyigikira. Nagira ngo dusengane Imana, tuyinginga ngo Mwami duhe umwuka wawe wera. Umwuka w'Imana iyo yaje adufasha kwimenyaho umugayo, adufasha kwirondora no kwitekerezaho, ukimenya yuko ubutunzi Imana yaguhaye utari kubukoresha nk'uko bikwiriye, ugasanga umubiri wawe ntujye ubukoresha uko bikwiriye, ugasanga ubugingo bwawe ntujye ubugenza uko bikwiriye. Umwuka w'Imana niwe udushoboza guhishurirwa abo turi bo, akaduhishurira uko Imana itubona, tukiyuzuza nayo, tukabona kuba abera imbere yayo. Nagira ngo dusengane Imana. Imana ndondora umenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose, ntifate uko ntari, uko ndi kose, ntifate uko ntari. Ndashaka gusengana n'umuntu wumva atarabaye igisonga cyiza. Turacyari ku mbabazi z'Imana, imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Umubiri wawe ushobora kuba utarawurinze neza, cyangwa ubugingo bwawe, cyangwa umwuka w'Imana, cyangwa se ibyo utunze ushobora kuba utarabigenje neza uko Imana ibishaka. Ariko uyu ni umunsi wo kubwira Imana ngo nyemerera umpindure igisonga cyiza cy'umumaro kubw'imbabazi zawe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ducishwe bugufi no kukubaha, kuko ari wowe ukwiye icyubahiro. Twebwe ubwacu ntabwo twakwishoboza na hato gutungana mu ngeso zacu, niyo twabigerageza ntabwo bidushobokera, turatsindwa rwose. Ariko uyu mwanya kubw'ijambo ryawe Mwami, utubabarire aho dusanze tutarabaye ibisonga byiza, aho twagiye twaya ibyo waduhaye, bwaba ubutunzi waduhaye ntitubukoreshe uko bikwiriye, abana waduhaye ntitubagenzereze uko bikwiriye, kandi imibiri yacu, ubugingo bwacu n'umwuka wacu nabyo ntitubikoreshe uko bikwiriye. Mana y'imbabazi, utubabarire we kuduca ku ngoma yawe kubw'imbabazi zawe, ahubwo wongere utwubakire ubushobozi bwo kuba ibisonga, maze udusukemo umwuka wawe wera, kugira ngo adushoboze kwimenya, ajye adufasha kwirondora, ajye adufasha gusobanukirwa ubushake bwawe muri twe, adusobanurira impamvu y'ibitugose, kugira ngo tutagenda nk'abari mu mwijima, ahubwo tugende dusobanukiwe umugambi wawe, tubone gukora ugushaka kwawe. Mana Data wa twese, uduhe imbaraga zo kugukorera, kandi usuke ububyutse bwawe muri twe, kugira ngo itorero ryawe ryongererwe ibihe byiza byo kubana nawe, maze turusheho kuba abanyamugisha, umugisha uguturukaho ugumane natwe. Dusenze dusaba twizeye mu izina rya Yesu Kristo, Mwami n'umukiza wacu. Amen. Mwakoze cyane.